Ngarama ishobora no kuyingayinga Kigali. Mbega urebye hasaga nabi aya mapavu ubona bari gushyiraho ntari ariho Amatara abonetse wa muntu yajya kukwaka iyo telefone yawe wamubonye. Umwaka wa 2025 wusize umujyi wa Ngarama yo mu karere ka Gatsibo ari ikimenyetso cy'uko isuku hose ishoboka. Iyo winjiye muri uyu mujyi usanga abahatuye n'abahakorera bari mu mirimo yo gukora amasuku, batera amakaro mu mazu yabo, basasa amapave ku mbuga, banasiga amarangi ku mazu bakoreramo. Iyo ubajije abakorera muri uyu mujyi bakubwira ko biba byishimiye cyane ngo dore ko isuku aba ari inshingano za buri muntu. gusa ikigaragara ni uko iyi suku irimo hano muri Ngarama cyangwa ibintu bari kudushinga byo gushyira amapave hano imbere ni uko biri kugerageza gukesha neza umujyi, ukabona ko imbere hazaza hazaba hasa neza, uburyo n'abantu bazajya bifuza kuba bahatembera bakahareba, nk'uko tuba turi nk'inaha tukifuza kuba twajya mu mujyi Kigali kureba uko hameze. Reka ko no mu myaka iri imbere ariko abantu bazaba bifuza kugera hano imbere. Urebye ahangaha nko mu myaka 5 iri imbere ishije nta kaburimbo yari irimo, urebye harasa neza, urabona ibiti bagiye bateramo hagati bigaragaza isura nziza nabyo nta byari birimo. Mbega urebye hasaga nabi aya mapavu ubona bari gushyiraho ntari ariho, mbega yari umukungugu. Natwe ubwacu ducuruza ukabona ibicuruzwa biri kugenda bizaho ivumbi, ukabona ntabwo bifite isuku nyine bihagije. Ako nyine ibintu by'isuku byaraje bashyiraho amapave n'ibintu byo kuba gukusanya imyanda, dusigaye twishyura amafaranga, akaza imodoka igapakira imyanda ikayitwara ahabugenewe. Kubaka ibintu byagenze neza. Ubu ikintu cyakongererwa urebye n'imbaraga zacu twese, nkatwe abacuruzi nitwe twiheraho, tugomba gushyiraho imbaraga tugatanga umusanzu bifatika kugira ngo isuku ikomeze igerweho, n'abaturage kandi nabo bagakomeza kubungabunga ibidukikije kugira ngo nyine isuku mbega itere imbere hano muri Ngarama, habe hasa neza, n'abatugendera basanga hasukuye hasa neza. Niba umuntu unaturutse hirya no hino aje hano mu mujyi wa Ngarama, azajya avuga ko hano mu karere ka Gatsibo harimo umujyi w'icyitegererezo kubera ko isuku bimakaje isuku, harasa neza. Kandi nawe urabizi ahantu hasa neza nta muntu utifuza kuhagera. Iyo wumva ngo ahantu hari umujyi wifuza kuhagera, cyangwa iyo wumva ngo ahantu hari ikintu bihariyeho byanze bikunze wifuza kuhagera ngo harebe n'uko hameze. Urabona na haruguru dufiteyo urutare, dufite ibintu byinshi cyane byakabaye kuba bikurura abantu. Ubwo uri kumva rero icyo ni ikintu nyamwamba kizaba gituma abantu bagenderera umujyi wa Ngarama. Ndakeka wenda hambere bwo nibo nabonaga nta suku, ariko aho mbonera ubu ngubu magazi ndabona ikintu mbona Ngarama ishobora no kuyingayinga Kigali, kubera ko mbona aho tugeze ubu ngubu. Njye nageze iyi mihanda tutaranayumva, ugera hano ugasanga huzuye ibisheke mu muhanda, ariko urabona ko ibintu bikeye neza nta kibazo. Kuba rero uyu mujyi wa Ngarama uri kugaragaramo isuku, hamwe nk'abaturiye umujyi wa Ngarama, ni iki bibafasha? Icyo bidufasha kuko n'ubundi nta wundi muntu wava hirya ngo aze aducishemo ijisho, kuko urumva ko natwe tuvuga nka gahunda y'umunyarwanda uwo ari we wese, isuku niba igomba kumuranga. None n'umujyi wacu isuku niyo itangiye kuwuranga, ariko mu minsi yashize bwabonaga nta kigenda. Ariko ubuyobozi bwiza nibwo buri kutugirira iki, bukora neza, bigaragaza ko ubuyobozi bwacu bukora neza. Nitwa Ishimwe Dani, aba nkora barista hano mu mujyi wa Ngarama mu karere ka Gatsibo. Umujyi wanyu uri kugenda utera mu isuku n'abaturage bijyamo uruhare bifasha gute? Okay, umujyi wacu ugenda utera imbere mu isuku cyane cyane ku bijyanye n'imihanda, nuko hari imbere nuko hari ubu ngubu ni ibintu bitandukanye. Urugero nka mbere wazaga muri uyu mujyi nk'imvura yaguye, umuntu nkatwe ducuruza nk'ibintu byo kunywa cyangwa amaresitora, ugasanga ko umuntu yaza wenda afite isuku, imvura yaguye ugasanga yenda ashobora kuba yakwandura cyangwa akaba n'ikibazo yenda cy'umwanda. Ariko ubu ngubu uko biri hano ko habaye heza, bashyize amapave imbere y'amazu y'ubucuruzi, amaresitora, abacuruza ibyo kunywa, urumva ko biri atandukanye na mbere. Ubu ngubu habaye neza kabisa nta kibazo. Aba bacuruzi ariko nubwo bashima ibikorwa by'isuku baravuga ko babangamiwe no kuba uyu mujyi utagira amatara ku muhanda, ibi ngo bigatuma bataha hakiri kare, bikabangamira ubucuruzi bwaho n'urujya n'uruza. Umujyi wa Ngarama urimo uratera imbere, mu minsi ishize amasuku yari make, ariko urabona ko
Mbere nta kaburimbo twari dufite ariko kaburimbo yaraje hameze neza, gusa ikibazo gisigaye ni kimwe, usanga 12:00 ku muhanda hatangiye kuza umwijima, bigatuma dutaha kare kandi twakabaye dutaha nibura mu mwanya w'uko twakabaye dutaha 2:00, 3:00 gutyo, bigatuma dutaha 12:00, 1:00 kubera ikibazo cyo kutagira amatara ku muhanda. Ndimo ndasaba ko mwadusabira ko bashyira amatara ku muhanda mukatwakira ubuvugizi. Ibyo byo birabangamye cyane, nanone uri kumva niba ahantu habaye umujyi hagomba kuba hanasa neza na nijoro n'abahageze bakaba babona. Natwe urugero nkanjye ntwara moto, ari ukuntu hano mu mujyi rero hashobora kuzamo ibisambo, urabizi yuko ahantu hagenda haba umujyi ntaburamo n'abantu bo hirya no hino baturukamo ibisambo, ariko amatara aramutse ahari yadufasha nayo. Ikintu twasaba rero ni uko badushyiramo n'imbaraga uko ibikorwa remezo bigenda byiyongera, bakarishakira n'uburyo badushyiramo amatara kugira ngo tujye tugendera ahabona, habe hasa neza no mu masaha y'ijoro. Urugendo dushobora guhura n'ibibazo wenda nkatwe dukora tukageza nijoro bwije cyane, ushobora guhura n'ikibazo cy'umutekano muke, wenda cy'abantu ushobora guhura nabo bakakwiba se cyangwa bakagira ute, uretse ko bitaba cyane wenda, ariko nabyo umuntu arabiteganya avuga ati nataha nijoro ashobora guhura n'icyo kibazo, ariko iyo hari amatara ku muhanda bishobora kudufasha, ndetse n'igihe cyo gukora cyakwiyongera ko haba habona, ntabwo umuntu atinya kugenda ngo burije cyane ngo ntihabona. Urumva amatara aje bishobora kudufasha natwe mu buryo bw'imikorere, n'abo bantu twabonaga wenda ku manywa gusa tukaba tujya n'igihe nijoro tukababona kubera ko haba hameze neza nyine nta kibazo habona. Amatara abonetse wa muntu yajya kukwaka iyo telefone yawe wamubonye, badushyiraho ayo matara nicyo kintu turabasaba, kuko tubonye ayo matara natwe umutekano wacu twajya tugenda tuwizeye n'umujyi wanyu utaha cyane rwose. Buri wese n'uzaza we aturutse n'ahandi wenda mu kandi karere runaka akajya avuga ko Ngarama ari iya mbere n'ubundi, na ba mukerarugendo bazajya baza bareba ibintu twagiye dukorera hano muri uyu mujyi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngarama Bwana Niyonziza Felicien we arasaba abakorera mu mujyi wa Ngarama ko mu gihe batarahabwa amatara ku muhanda bakwishakamo ibisubizo bakagura amatara manini meza bagacanira umujyi. Ukurikije ibyo abaturage bavuga, haba abacuruzi, abakora mobile money, bavuga ko isuku ari ikintu cyiza kuba umujyi waba uri no gutera imbere. Ukurikije nko mu myaka ya mbere yabanje no muri uyu mwaka baragaragaza akanyamuneza ko umujyi urimo gutera imbere, ariko bo baravuga bati dufite ikibazo cy'uko umujyi wacu udacaniye. Icya mbere turifuza kwishakamo ubushobozi, twanabiganirije abacuruzi bacu. Urabona ukurikije uko inyubako z'ubucuruzi ziba zimeze, umuturage ashyira itara hariya imbere mu ibaraza, ariko iriya tara ry'imbere mu ibaraza ryitwa itara ry'umutekano, ariko muri make ntabwo witegereje neza imikorere yaryo ntabwo ricana ngo rigere no hanze y'iduka. Twafashe icyemezo rero ku bufatanye na PSF ko nibura buri nzu nubwo yaba ifite imiryango 3 ari inzu imwe ifite imiryango 3, bakagira rya tara rinini rya public light rya sola, niyo amashanyarazi yabura ryo rigakomeza rikaka. Hari amatara agezweho y'imirasire y'izuba kandi manini arahari mu maduka ahantu hose, ku buryo buri nzu hari naho batangiye kuyashyiraho nk'ahariya murabona aho bita kuri Mirano hari itara ryiza cyane. Rero turimo turakangurira abaturage bacu kugira ngo ayo matara bayagure abe support, abe itara ry'umutekano igihe tutari twabona aya matara yo gucanira umujyi, kuko twabiganiriye n'abayobozi bacu barabitwemerera, gusa dutegereje ko bizashyirwa mu bikorwa, kuko hari amatara azacanira umujyi aturutse ku murenge akagera ku rutare rwa Ngarama hariya, kandi yandi manini afite imbaraga ku buryo azayacana hano hose hakagaragara. Gahunda y'isuku ni gahunda yitwa isuku hose ihera kuri nge, yasizweho n'intara y'Iburasirazuba, ariko umurenge wa Ngarama wo ukaba uyishyira mu bikorwa muri gahunda bise Ngarama Centre, umuco w'isuku iwacu. Ndi Sam Ndagije, Hope TV Rwanda muri Gatsibo.